Peti, utapigania nje. Peti, utapigania nje kabisa. Kweli Peti yangu. Jina lako nani? Jina lako nani? David. David. Utaweza kabisa? Utatugombania kabisa. Charger yako iko? Charger. Haiko hapa. Haiko hapa. Charger zilishaisha. Pale ni sawa kabisa. Kila kitu inaendelea mimi naona. Kuipiga. Naosha yako kuipiga bien. Pia unaweza kupiga. Wewe unaonesha. Haina njoo. Haina, kokota nguvu. Inakale. Inakale. Batakusaidia kule. Umuntu ufite ibihamya yuko Yesu yamugiriye neza tuyimbane kano kandi. Nagatekerejeho karava cyane. Kugira neza kwawe Kristo. Dufite ibihamya ko Yesu agira neza, yakoze imirimo twe tutari kwishoboza. Dufite ibihamya ko Yesu agira neza, yakoze imirimo twe tutari kwishoboza. Dufite ibihamya ko Yesu agira neza, yakoze imirimo twe tutari kwishoboza. Dufite ibihamya ko Yesu agira neza, yakoze imirimo twe tutari kwishoboza. Dufite ibihamya ko Yesu agira neza, yakoze imirimo twe tutari kwishoboza. Yavanye Dawidi mu ntama amugira umwami wa Isiraheli. Yavanye Dawidi mu ntama imugira umwami wa Isiraheli. Yavanye Dawidi mu ntama imugira umwami wa Isiraheli. Yavanye Dawidi we mu ntama imugira umwami wa Isiraheli. Iyavuze biraba, iyavuze biraba, iyavuze biraba, iyavuze biraba. Aiwe, iyavuze biraba we, iyavuze biraba, iyavuze biraba, iyavuze biraba. Ibyo yakoze nizo zitumara ubwoba no gushidikanya kw'Imana yaciriwe. Biza bitumara ubwoba rwose. Dufite ibihamya turasubiramo ako kantu ukumve cyane nubwo nasare ari kukumva. Dufite ibihamya ko Yesu agira neza. Nimara ndari iminindi Jean Gisubizo nayo yamfashije mu minsi ishize. Gatwagiye. Mana we. Dufite ibihamya ko Yesu agira neza, yakoze imirimo twe tutari kwishoboza.